Urakoze Padiri mukuru, urakoze mu Kristo uhagarariye abandi, kugira ngo mbashimire kuri ubutumwa bwiza n'iri jambo mungejejeho rikubiyemo raporo y'ibikorwa byiza mukora nuko paruwasi ihagaze. Turaza kugira umwanya wo kubiganiraho hamwe n'inama nkuru ya paruwasi kuri ibi bikorwa byiza, ubuhamya, ibipimo by'ibi bikorwa bimfasha kumva neza aho mugeze n'urugendo rusigaye, no kumva neza ibibazo ngo turebe ibyihutirwa, ibihatse ibindi washyiramo imbaraga kurushaho, no gushakira hamwe ibisubizo. Nkaba mbashimira cyane rero n'iyi mpano ikomeye mu muco wacu, mbashimira mbikuye ku mutima. Ngarutse rero ku butumwa bageneye muri uru ruzinduko, mbere na mbere nk'uko mubizi si bwo bwa mbere si nabwo bwa nyuma mbasura muri paruwasi ya Gikondo yaragijwe Mutagatifu Vincent wa Paroti. Uruzinduko rw'umwepiskopi ruba buri mu ngeri zinyuranye. Ari uruzinduko umwepiskopi yaza aje gutanga amasakaramentu biri mu nshingano ze. Ubushize naza hano nze gutanga isakaramentu ry'ubudiyakoni n'iry'ubupadiri, ari n'igihe njya nza no ku yandi masakaramentu. Umwepiskopi asura paruwase hari impamvu y'umwihariko, wenda nka yubire ya paruwase, cyangwa se nubwo mperuka hano guha umugisha iyi ngoro mwari mumaze kuzuza, kuyagura no kuyitunganya neza. Urwo ni uruzinduko rw'umwepiskopi rusanzwe, aho azanywe n'imwe muri izi mpamvu cyangwa se n'izindi. Uruzinduko najemo uyu munsi ntabwo ari mu rwego rw'amasakaramentu cyangwa yubire. Uru ni uruzinduko rw'umwepiskopi rwa Gitumwa. Uruzinduko rwa Gitumwa ni uruzinduko umwepiskopi akora mu gihe runaka akurikije uko gahunda muri diyosezi ziteye, ruba rugamije gukomeza abavandimwe mu kwemera. Mu nshingano ze afite ubwo butumwa bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera. Igihe Yezu Kristu atora Petero kushinga kiliziya, akamugira umukuru wa kiliziya, ati Petero uru rutare, kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Nagusabiye ngo ugire ukwemera gukomeye, nawe genda ukomeze abavandimwe mu kwemera. Nyir'ubutungane Papa niwe musimbura wa Petero. Papa Francisco ubu niwe uri ku ntebe ya Petero, niwe musimbura w'intumwa ya Yezu Petero, niwe ushyiraho umwepiskopi akamuha ubutumwa. Nyir'ubutungane Papa yahaye umwepiskopi ubutumwa, abamutuma kugira ngo bamubere amaboko n'ijwi
amubera amaguru kugera ku bakristu ashinzwe ku isi yose, ngo asohoze bwa butumwa Yezu yamuhaye bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ni muri urwo rwego rero mba naje mu ruzinduko nkuru gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ukwemera niko moteri ya kiliziya, niyo moteri ya kiliziya. Iyi modoka idafite moteri ntabwo ishobora guhaguruka ngo ive aho iri. Iyo ifite moteri ifite intege nke ntishobora gutwara abantu ngo bageze aho bajya. Iyo idafite imbaraga ntishobora gutwara abantu n'ibintu. Iyo igeze ahazamuka ntishobora kuhaterera ikwamira aho ngaho. Ukwemera rero niko moteri nizo mbaraga za kiliziya. Ndagira ngo mbashimire kuri ibikorwa byiza paruwasi ya Gikondo imaze kugeraho nyuma yo kubaka ingoro nziza iberanye n'umujyi. Umujyi wacu twishimira isuku n'iterambere. Kiliziya ntisigara ari nyakatsi, nayijyane n'iterambere, kuko bigaragaza icyubahiro duha Imana, bigaragaza ishimo ryacu ku Mana. Kuko niba tumaze gutunganya aho dutuye ngo habe heza n'aho dukorera habe heza, ntabwo byaba ari byo. Umuntu yakwibaza ukwemera kwacu ko guhagaze iyo kiliziya yacu ari nyakatsi, tubatse neza, idasukuye nk'uko ahandi umujyi uri mu kugenda ugira isuku bishimisha n'abadusura. Ndagira ngo rero mbashimire kuri iki gikorwa. Aho ngaho hagaragaza imbaraga z'ukwemera k'umuryango w'abakristu hano i Gikondo. Nkabashimira n'ibi bikorwa bindi, iyi nyubako nziza nayo mwujuje, kubera kwa gushyira hamwe, kujya inama, kungurana ibitekerezo, ubwitange bw'ababihugukiwe bakabonera umwanya kiliziya, bakabonera umwanya paruwasi, kugira ngo n'ubutaka dufite tubukoreshe neza bijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wacu. Ubu bwitange no guha umwanya n'imbaraga abafite ubumenyi, impuguke, bakabonera paruwasi umwanya, ni za mbaraga z'ukwemera. Ukwemera niko gutuma bagira ibyo bigomwa kugira ngo ibikorwa bishoboke. Kuko ukwemera niko kubakiyeho byose. Muri iki gihe hashize igihe tuvuga ibibazo byugarije ingo, kandi urugo niyo kiliziya y'ibanze. Ariko twaje gusanga ibibazo by'urugo mu by'ukuri imibanire mibi y'abashakanye, ingo zihagaze nabi, umuzi w'ikibazo cy'ingo ari ukwemera kujegajega, ukwemera gukeye. Niwo muzi, ni naho hari igisubizo. Niyo mpamvu rero uruzinduko rw'umwepiskopi gukomeza abavandimwe mu kwemera ari ubutumwa bukomeye ndetse buhatse n'ibindi byose. Kuko ya masakaramentu tuyakesha kwa kwemera kw'abakristu bagana Imana, bagarukira Imana. Kwa wa mugisha bya bikorwa byose ni uku kwemera, ari nako rero kuduha amizero, ari nako shingiro rya mizero yacu. Kuko kwemera niko kuduha ukwizera.
bitumara impungenge n'ubwoba muri iki gihe byugarije abantu bibaza ngo ejo nzamera nte nyuma ya covid, izi ntambara ziriho byose bikangaranya ubukungu bugenda buhubangana, abantu bakiheba. Ukwemera kwacu niyo soko n'imbaraga za mizero. Rero ngira ngo muri urwo rwego rwo kurushaho gukomera mu kwemera no gukura mu kwemera, kuduha ukwizera, tuvugane no kuri gahunda turimo za kiliziya. Igihe abantu baba mu mujyi bashobora kubona umwanya w'umuryango remezo, ariko ubu ngubu twateye intambwe turavuga ngo ntabwo twagarukira mu muryango remezo. Umuryango remezo ufite intege nke ni uko ingo ziwugize ziba zifite intege nke. Ni ukuvuga ngo urugo, umuryango niyo kiliziya y'ibanze, niwo musingi wa kiliziya. Iyo rero inzu inyeganyega ugomba kumanuka ukajya guha imbaraga umusingi, gukomeza umusingi. Iyo warubakiye ku mucanga ukubaka umusingi, ukawubakira ku rutare, ukawushyikirisha urutare. Ubu rero twatangiye gahunda yo gusura ingo, ko padiri atagarukira mu muryango remezo, ahubwo muri iyi gahunda twatangiye kuba umusaseredoti, abasaseredoti bakomeza bakagera mu ngo z'abakristo. Twihaye umuhigo umwaka umwe ku maparuwasi matoya. Paruwasi ya Gikondo ni paruwasi ntoya nubwo ituwe n'abakristo benshi, n'ingo nyinshi, ariko ni ntoya, ni santarari imwe, ku buryo rero tuvuga ngo muri uru rugendo rwa yubile turimo ko nabura paruwasi ntoya mu mwaka zaba zirangije, paruwasi nini ho gato mu myaka 2, paruwasi nini mu myaka 3, ku buryo buri rugo rw'umukristu muri paruwasi ruzaba rwasuwe, rugahabwa umugisha, mukasangira ijambo ry'Imana n'isengesho, mukaganira ku bibazo n'imbogamizi, imbaraga n'ibyiza mushimira Imana muri urwo rugo, ndetse ibibazo bisaba umwanya kugira ngo bikemuke. Icyo gihe bikazakomereza kuri paruwasi, ukaza kureba padiri kuri paruwasi azi wawe n'ikibazo mwarakiganiriyeho, akuzi nawe umuzi, mufite aho muhera no mu gushaka ibisubizo. Kufasha zango zidafite isakaramentu kugarukira Imana, babana baterera barangaranwe ntibahabwa amasakaramentu, bagafashwa bakabohorwa bakabona amasakaramentu. Tukagira ifishi y'urugo, abakuru barabizi, kera habagaho ifishi y'urugo, aho tumenya uko urugo ruteye, nuko rugenda rukura rurushaho gutunganira Imana, kugira ngo tugendere hamwe. Ibi rero byose turabikora turi no muri gahunda ya yubile. Dufite yubile y'impurirane, n'umugisha ukomeye
yubire ni umwaka mutagatifu, ni umwaka w'impuhwe z'Imana, ni umwaka wo kwivugurura ku buryo tuzavamo dufite imigambi myiza yubaka kiliziya yacu. Zango cyane cyane rero mu rwego rwo kureba ejo hazaza, ubutumwa bw'ibanze bw'umuryango, ubutumwa bw'ibanze bw'umuryango ni uburezi bw'abana, ni uburezi bw'abana. Yezu Kristo umwana w'Imana yigize umuntu, ahitamo kuvuka mu muryango no kurererwa mu muryango. Ashoboraga kuza ari kimanuka nka Melikisedeki, tutazi inkomoko, tutazi ababyeyi, agahinguka ari Mesiya n'umuhanuzi, umukiza, mwene nyir'ijuru. Ariko yahisemo kuvuka mu muryango, umuryango mutagatifu w'i Nazareti. Imana iwushyiraho kugira ngo Yezu umwana wayo avukiremo, arererwemo. Rero bitwereka ko ubutumwa bw'ibanze bw'umuryango ari uburezi bw'abana, ari ukurerera Imana. Kandi abana nibo kiliziya yacu y'ejo, ndetse ni na kiliziya y'ubu ngubu, kuko n'imbaraga zabo n'ubu ngubu urebye n'umubare wabo uruta kure abakuru, ni kiliziya y'ubu ndetse n'iy'ejo. Nibo bazakomeza ukwemera kwacu. Nitubarangarana ukwemera kwazima, ugasanga abadukurikiye ntibakimenya Imana nk'uko bijya bibaho ahantu hamwe na hamwe. Nibyo nahoze nkomozaho nko ku munsi w'icyumweru, kuzana abana mu kiliziya. Ababyeyi birababaza kubona umubyeyi ari nk'urugero ruba abana, cyangwa se icyumweru yagihaye izindi gahunda, ntagire umwanya, amasaha 2-3 yo kuza mu nzu y'Imana nk'uku, ngo ashimire Imana, asingize Imana. Abana batozwe ko mu buzima ukora iminsi 7, ariko umunsi wa 7 n'umundi no mu kandi kazi n'iki hose aba ari umunsi w'ikiruhuko, ariko kigeneye gusingiza Imana, kwibuka Imana no kuyishimira, atari ikiruhuko dushyiramo ibindi tukibagirwa iby'Imana, kandi ari byo umunsi w'Imana wagenewe. Ubu ni bwa burere tujya tubona abantu bavuga ngo bana barananiranye. Nta mwana mubi, umwana azira kirera, azira gutereranwa. Na zango tuvuga zubakwa n'abana, kandi aba bana uko babona ingero z'ingo z'abakuru, uko babona twubaha Imana mu rugo, uko babona twitwara mu mubano wa kivandimwe, niko nabo bazatwigana. Ni ukuvuga rero ngo uko tubarera niko bazadusajisha. Niyo mpamvu umubyeyi agomba kwitwararika, agomba gushyira imbere uburere bw'abana. Naho ubundi ejo dushobora kurumbya, ugasanga amarira ni yose y'abana bananiranye, aho kutubera ibisubizo bakatubera ibibazo bikomeye. Kandi uburere bwa mbere ni gutoza umwana kubaha Imana, kandi abana bakunda Imana. Ndabashimira nk'aba ngaba muba mwateguye kubatizwa, guhabwa amasakaramentu. Uyu ni umusingi ukomeye uba uhaye umuto mu buzima bwe. Ibi rero byose bijyana na yubire. Yubire ntabwo ari ibirori, yubire ni ugusubiza amaso inyuma tugashimira Imana. Ibirori byacu bikaba ibyo gushimira Imana ibyiza yadukoreye, ariko kandi no
subiza amaso inyuma aho tutatunganyije ubutumwa bwacu n'ubukristo bwacu tukisubiraho, noneho tugategura ejo heza hazaza. Muri urwo rwego n'uyu mwaka nk'uko byagenze muri 2000 twizihiza yubile nanone y'impurirane y'imyaka 2000 yo gukizwa kwacu, Yezu Kristo umukiza aje ku isi, n'imyaka 125 bushize muri 2000 yari imyaka 100 ivanjiri igeze mu Rwanda, ubu ni 125. Iyi mpurirane mu Rwanda yubile twahisemo kuyizihiza mu buryo bwa sinode, none bibaye mahire muri gahunda za kiliziya ku isi, nuko nanone natwe ubungubu twizihiriza hamwe na kiliziya yose yubile mu buryo bwa sinode. Sinode idufasha kugendera hamwe, gutega amatwi Roho Mutagatifu no gushyira hamwe ibyo Roho Mutagatifu twigishije, urumuri duhaye, twashyira hamwe urwo rumuri rukaba urumuri rwinshi rutuma tubona neza icyo Nyagasana dusaba, tubona neza inzira y'umukiro tukayerekezamo, ariwe turangamiye tudahusanye, gutyo kugira ngo ikivi gikurikiyeho tuzabe dushimira Imana mu 2050. Nkaba rero mbifuriza gukomeza kujya mbere, cyane cyane muri iki gihe cyiza cy'igisibo, ari nawo mwanya mwiza nawo uduha umusanzu ukomeye mu kuvugurura ubukristo bwacu, gushikama mu kwemera kwacu no kurangamira Yezu Kristo, kugira ngo tuzizihize Pasika tuzukana na Kristo mu buzima bushya. Turaza gukomeza kuganira n'ababahagarariye bagize inama nkuru ya paruwase, bakusanyije ibitekerezo byanyu n'ibibazo kugira ngo tuze gukomeza gushakira hamwe ibisubizo n'inzira iboneye yo kubaka kiliziya yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.